ndabiguha ihangane ndabiguha babara rwose ndemera ngushe n'icyo cyanjye mbikuye mana ndakwinginze njye nishakiraga icyana ntara mu kigo cyanyu cyo kujya nirira ese njya mbeshya mwana vana ndo subizi se rizastori zafupi ntumuzi shanyine tu kubera igisubizo maye sibyo sha merci pe merci beaucoup sha nziza pe ariko jo buna gapira y'utaperi nako kagenze neza buri agenze neza urabyumva utenega nanjye narabibonye byagenze neza ibitego bitanu byose mwanjye ntabwo byumva ibitego bitanu bishoboka bite ntabwo bishoboka byarakoze cyakoze cyo ejo bundi ashobora ntuvugere yari mwana ukore yari nayo abitsinze bitanu by'iminota ya nyuma twabibona byarabaye byaranarangiye ariko yanabisozaguye makuru meza shanganye neza none se weekend kubera gute shanganye urabona imvura yaguye urumva yari gufuna kigenda shanganye no kudera nabaza no kujya kuri doro gufata umupira wo kwifubeka ubwo se ese ntabwo porute wari ufite shaporete nari nyifite ariko ndabona idafatika nise twajyana cyangwa ubijyana sinzi ariko ntibaza guhamagara nyine umujama ndaza kukuraba ndaza kukubwira sha ndabona n'insi bine bari n'icyo baba bandikira tugisangira bidusangira byose sha reze ntabwo nagusiga we poroti mba nari yikumbuye nanjye sinaroba kuyijyaho sha ni byiza nyine ngo yanakunda ngo shabwo nyine ntibukunda ndakurabura tukareba nyine twigendere sawa nari ni masters arano musikere mwana ihangana nsohora ejo bundi shabyira ntabwo ngo amaye weekend ntabwo uzi kimwe cy'imibare cyankuye amatwi cyari kinangije arano umugabo ako se buri somo ukunda ni iri ikinyarwanda shaje shimi mpfa kuyikundamo ikinyarwanda ngende icyo nifuza ubwo nicyo uzi kagira ngo karere misi cyo nawe ukabije ndetse nawe uziga n'icyo wa muteke mushyashya waje mu kigo waramubonye kagira umuntu ninde se ko nawe nabonye se ntawabonye wa pipe wa muteke nyine mwiza ukunda kwambara neza muremure nyine ukuntu nyine uri kugataye ntiwabonye my god ntumbwire ko wa muteke nabonye nanditse mani nta uriya nabonye nta cyangwa bafite nawe nawe ntukamusebye nta kintu atwara uriya muteke uriya waje arabundi kananutse kagufi ntazi ukuntu kameze mu maso uyashana kintu atwaye pe mwiza yambara neza pe nakabiri neza niwe nakubwiraga pe nise niko kaba prote wambwiraga oya ya prote nakubwiraga se kari hanze y'ikigo gusa n'uya yayamaye nyine prote y'iminota mikeya nyine ahita ngenda gusa bibanze pe ese ubwo bigenze turavugana n'uruje vuba cyangwa n'urawo oya sha nyine ndabanza kugana n'uriya mushyashya wo mu kigo ubwo nyine iminota mikeya ndata nyine njya kureba uwo nguwo ntibikipe rwose umuciye intege hakiri kare hano oya sha we nshyirege pe nta kintu atwaye nyine naramushimye mana we nakundi nyine ubwonko buragenda ese ko nakundi nyine wabisanze wamukunze nawe nyine shabiraho nyine ntabwo iyi ni life yo muri high school ibihabera bireze ibyo utekereza bamwe bazica basanye abandi bibereye mu dukino twabo yego waje ndetse tena ese amakuru man cyane ariko kabisa kandi cyese shashumi narabiri muri ako ndabona ariko iyi weekend nizera ko nzagusubiza na hasi iyi weekend nirangira abantu utabimana ubyumva urababe ndabizirikana ntabwo uzakubonye muzatubera abandi bibereye mu dukino twabo oya w'imitsina ry'umufata nk'amalayika ejo yagutungura kikakurenga iyi ni high school life iyi ni high school deals Oh
life yo muri high school ibihabera birenze ibyo utekereza bamwe bazica bazanye abandi bibereye mu dukino twabo oya w'imitsina ry'umufata nk'amalayika ejo yagutungura kikakurenga iyi ni high school life iyi ni high school deals amafaranga uramujya muzakura hehe none ntazanyishe ariko kandi ubwo wasanga utarayamuhaye ko nawe twagasangiye nawe uzaza nawe koko naguhaye kamwe kahaye ko kandi nzigiyeho ese nawe ugakora umuti wakenu ubwo bakankuriye umuti ariko nta kibazo wenda turareba ukuntu twiranje ariko nyine ntawe amari ariko wumvise ko amayera stone asitabone nyine ariko wanakwirwanaho mwana shansi urwanaho nawe twirwana ariko tugomba kumukemura gahunda ntiwagiye mu ifurize nta kibazo turiranje ariko ntabwo ndaburije mwana ariko akantu mwana sha bimeze bite Bimeze neza. sha nagutumyeho uriya mujyama sha ntabwo nenze ukuri bwazo Oya sha ntabwo nari kwanga kuza. Nanjye nyine nari mfite amatsiko yo kuza kumva nyine ikintu cyatumye ntumaho. sha nyine nabona yakubonye mbona uri umwana mwiza sha nyine urabizi nyine wananyujije bariya bajyama bari bagiye kunyuzura nyine tumbona uri umwana w'umutima sha nyine imvura nkombetse kabisa Nubwo sha nyine mu buzima busanzwe ngira umwana mwiza ntabwo nyine nari kubona umuntu mushyashya yaje mu kigo abandi bari kumwunyuzura nyine byarambabaje nyine bituma nza kugukiza nyine kuba nagukiza nyine bari abantu. sha nyine none se muri ano mago ukunda kwikundiye waba ufitemo mu boyfriend Oya sha nese ubwo wowe nta wundi mu girlfriend waba ufitemo? urebye wapi mwana nawe narindutse mwana nta mu girlfriend bifite tu nawe Ikibazo. nimba rero ko twabihuza Sha nanjye nyine ntakubeshye nagiye guca hirya no hino nanjye naragukunda. ushobora nkunze cyane byiza mwana cyane kumva kabisa sinzi ibyishimo nyine biransaza tu aza biranshimishije Yego. byaganje Sha ntabwo wandusha. sha nyine tu kubera igisubizo mpaye sibyo sha merci pe merci beaucoup sha ni byiza pe iyi ni life yo muri high school ibihabera birenze ibyo utekereza bamwe bazica bazanye mu dukino twabo oya w'imitsina ry'umufata nk'amalayika ejo yagutungura kikakurenga Oui. Aldo. Sha sorry nyine mbabarire wamamagaye telefone iri kuri charger ntabwo nari nayumvishe. Okay nta kibazo ubwo noneho ngiye kutanitegura ndahitanze. Ahubwo se nawe ndi muri kumwe ko hari undi musista washaka ko tuzana. Okay nta kibazo ubwo reka twitegure tuza. Sawa. Salam. Bimeze bite? Ako se shaka uri kumbwira ko akazi kari kugenda neza nkaba ntari kubona amafaranga bimeze bite? Faranga rero ari jamaa nina haiporo Ako se ubundi wowe uko paboro. Okay, nibamara kukwishyura ntuzongere kugira umuntu n'umwe urabizi yuko mu kazi kacu nta mikino igomba kuba irimo. Ariko mara yanjye kuko nawe rwose kugira rwose. Ikize kijya ngo uranye n'abarakure iyo mvugisha ukuri byerekana bizakubita mu byawe. Ako se kugubwa mara kuko fupa bari kukubeshya. Ese njya mbeshya mwana vanye. Subizi se rizasori zafupa ntumuzi. Mana weva muri ibyo rero hari ikintu nagushakira agafupa wihanganye manze ngira. Agaruke ntugende. Yesa. Rero yakubwira ko uzi kuri kuba uza ya prote nyine wari kumbwira bimwe rero wansabye byuko nyine twagera kuri ya prote byakunze. Mwana n'abantu babiri turi kujyana nyine nari maze kuvugana na sheri wanjye arambwira ati agiye gushaka undi muntu nari bwaze ko bari kumwe nyine nawe tujyana shamba bamwe turi kujyana yoke nisubire urirwa ujya kwitegura urahora seta ndagenda nyine kirimo twaho duce ducomoka apako nta kibazo ni amasegonda make ngaho genda
Agara gato nkubwire man. Jewe sha. Salamu. Salamu. Meze gute? Sawa. Ese ko arakadira nshaka kupanga. Bakoze. Njye nishakiraga icyana ntara mu kigo cyanyu cyo kujya nirira. Urumva ibyo bintu nabijyamo koko. Uzi ko ari ngiye duhaye w'iki kigo. Mane nari ngenda shyiramo uduceri dufatikana man. Duceri ngurashyiramo nkangahe mwe. Inkorera ndagukubita senkani. Senkani niho uzijamo nta kibazo. Nabikorera. Ariko ntabwo byoroshye. Mane ubwo nta rubwo ndiro niyo ngiyo ahubwo nzatamushashiro kimwongezaho. Ariko reka nze ndebe ko udukino twabo oya w'imitsira y'umufata nk'amalayika ejo yagutumbura kikakurenga iyi ni high school life iyi ni high school deals Maman, tutabeshye bijyanye. ntabwo ndabona ariko ndabiguha ihangane ndabiguha babara rwose ndemera ngushe n'icyo cyanjye mbikuye mani ndakwinginze Ame kino tankurogora. ni ukuri kose ndakwinginze ndahita mbiguha pe ndaje ngurishe rwose byose ndahita mbiguha Bivuze ngo uraruta yambaye utanende ku. ejo nzaranyagwaye mani iyi ni life yo muri high school ibihabera birenze ibyo utekereza bamwe bazica bazanye abandi bibereye mu dukino twabo oya w'imitsira y'umufata nk'amalayika